ariko bigeze nko mu myaka nk'ibihumbi 15 bishize bagize isi yabashyize ahandi hantu ibashyira ahantu ho kuvuga ngo ariko buriya twicaye hamwe nk'imbuto twajyaga kwiga turi gushakisha zituruhije tukazihinga hano hafi izi nyamaswa twigaga turi guhinga dutoranya inyamaswa twakundaga guhiga tukazorora tukaba hamwe byadutwara iki gusa aribo babitekereje ari isi yabibatekerereje icyo cyo wenda nta wanakimenya ariko gusa nko mu myaka 15 ishize icyo kintu cyabayeho baragenda bava mu guhiga kwiga birukanka amashyamba batura hamwe gusa ikizwi ko abahanga bavuga ko ari muri burasirazuba bwo hagati niho babashije gutura baraza bubaka nk'ikintu cyitwa insisiro yego arizo mu wenda buzajya zihinduka imijyi umuntu yakwita imijyi zihinduka insisiro barorora barahinga ibihingwa byatangiye guhinga bya mbere nubwo atari cyo gihingwa cyaba inzu bwa mbere wenda sinamenya ariko ibihingwa cyitwa ingano kantu k'impinduka y'isi katangiye gutera abantu isi yikaraze ikukaraga ikabakira ahandi hantu abatazi umugisi iri kwikaraga n'impinduramatwara z'isi aho gushyira abantu bo basigara kuko hari abantu isi igenda bagasigara hamwe isi ikagenda ikabata abo taye rero iyo babonye abandi bageze mu yindi si bababona ukuri kuntu batangira kubyita inzaduka bakababona ukuri kuntu n'abandi bageze mu yindi si bagasigara bareba abandi ati bari abantu ni abantu batekereza nk'abantu bari mu biki ko batareba imbere bari mu biki abantu n'ubujiji babamo yego ubujiji bungana kuri n'ubujiji bungana iki si bure baratekereza ubundi ubuzi abantu baza aho tugeze nabo bakareba abantu ariko bari abantu bundi ni inzaduka bari abantu bamwe nabo kwa shitani abantu n'abakozi b'abadayimoni ibiriri bakavuga byinshi kuko abo bantu ntago bahuje isi umwe mu isi ari ku gihande cy'iya undi yasigaye kuri iki umwe yasigaye muri ya generation undi yageze mu yindi generation kandi izo generation ntaho zihuje yego baratandukana rero ndabasuhuje aho muri hose hagiye hatandukanye mu mpande zose z'isi yaba bari mu majyaruguru y'isi uburengerazuba amajyepfo iburasirazuba mwese ndabasuhuje aho muri mudukurikiye ndabizi mudukurikira muri benshi niyo mpamvu uyu munsi twaje nyuma y'igihe kirekire kugira ngo tubane muri aka kanya aho turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi tugiye kuganira ibintu byinshi cyane kandi kuba mureba murabona ko ari umugabo mukuru ntabwo ari wa muntu ugishakisha amakuru y'ibijyanye n'iyi si cyangwa se n'ibindi byose muri rusange mubona bitugose rero tugiye kubana nawe ngira ngo tunamuhe ikaze kugira ngo atangire atwibwira noneho twinjire mu kiganiro nyirizina gahunda tubafitiye muze kuyumva icyo mbasaba ni ukutarambirwa ukurikirana ino video urakuramo inama nyinshi cyane reka tuguhe ikaze kugira ngo tuganire noneho n'abatakuzi muziranye bakuzi neza muri rusange wakoze yitwa Havugimana Celestin yes mfite imyaka 47 tuvatse mfite umugore n'abana 8 ndanga mu ntare y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi hano mu kagari ka Karambi okay rero urumva ko ufite imyaka myinshi kubigaragara kandi ufite n'amakuru menshi wadusangiza ku bintu bigiye bitandukanye kuri iyi si akenshi abantu bagenda bibaza ibintu biri kuba ukurikije nk'igihe mwavukiye mu myaka yanyu kera mukiri batoya kugeza ku myaka umaze kugira hari ibintu byinshi byagiye bihinduka hari impinduka nyinshi zabayeho ese iyo murebye uru rubyiruko rw'iki gihe uburyo wenda bakura wenda na pressure mu ngo z'ababyeyi babo mubona mbese bimeze gute ugereranije namwe kera ni ikihe mwatubwira kuri iyo ngingo urakoze ubivuze neza ibyo byibazwaho n'abantu benshi cyane si wowe ubyibazaho gusa cyane ni benshi ni abantu benshi babyibazaho uretse n'abantu muri rusange n'abantu bakomeye n'abayoboye isi babyibazaho cyane yego ariko ibyo mu bantu ntabwo ari ibintu byakagombye kwibazwaho cyane mu buryo birenze kuko twakagombye kumenya ko iyi si
ari umubumbe wizengurukaho, ni umubumbe wikaraga. Ntabwo isi ari umubumbe uhagaze hamwe ngo uba uteretse hamwe, ahubwo ni umubumbe wikaraga. Ni ukuvuga ngo icyihishe hari inyuma ntabwo ngewe uri hano ngewe nkizi. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo cyari cyihishe hari inyuma y'ikikarazi kikaza hano nkita inzaduka. Ukita inzaduka. Ntabwo nari nsanzwe nizi. Kubera ko kije gitunguranye, ntabwo cyateguje, cyane ko niyo cyateguza kije mu buryo wowe utari usanzwe uzi mu bwenge bwawe. Niyo mpamvu tubyita ko ari inzaduka. Buriya turebye n'abantu bitwa abahanga mu by'amateka, batubwira ko iyi si ngewe bavuzemo ukwiyuburura kwinshi ku isi. Yego. Ariko wenda nibura ngewe nshobora kuvugamo wenda nge navuga nk'ibice isi yagiye uko yagiye ibaho ikiremwa cyangwa se ibaho. Harimo abemera kuremwa, harimo abemera kubaho tutitaye muri iyo myumvire yabo, ariko isi yagiye inyura mu bihe bitandukanye. Isi yanyuze mu bihe bitandukanye. Mu bihe bitandukanye rero, nk'umuntu wabayeho mu myaka 60,000 ishize, uwo muntu yabayeho mu isi yabagamo, yari ari mu isi yo kumva ko agomba guhiga, agahirukanka amashyamba ashaka imbuto, yibera mu mashyamba adafite aho abarizwa, adafite aderese. Iki ari ukuvuga ngo ndabyuka njye guhiga mbona inyamaswa nice njye, nta muriro ni ukuzirya n'imbisi bidaheri. Yego. Ikindi ni ukubyuka nsoma imbuto, njya imbuto nazo mbisi. Ariko tutarajya kure, wenda ngo tujye kure cyane, tukiri kuri iyi ngingo y'isi, uburyo yagiye yibirindura, uburyo abakera tutazi ariko babayeho mbere yacu cyane mu myaka myinshi cyane, nk'uburyo wenda bari babayeho, wenda ari naho nshingira mvuga ko icyo gihe wenda ibyo bintu byari byoroshye cyangwa se bikomeye muri ubwo buryo bwabo. Noneho tukavuga duti ubu ngubu uko bimeze gutya. Ese nk'iyo urebye wenda nko mu mateka, ibitabo waba warasomye, nk'inkomoko y'isi, uburyo inkomoko y'isi yabayeho, mbese nyine mu myuzo yayo ya mbere, ari nacyo cyatumaga abo bantu bamera muri ubwo buryo twakwita ko twebwe atari bwo turimo. Ese iyo si y'icyo gihe ushushanya ko yari imeze ite? Mbese ni iki cyatumye wenda ihinduka kugeza n'uyu munota? Icyo ni ikibazo cyiza wabajije cyane. Dukurikije n'insanganyamatsiko twatangiriyeho, ndabasha kuba mvuze nibura muri make. Yego. Muri make nibura nk'ingingo 5. Abo bantu bariho mu myaka 60,000. Uretse manze ntusoza utwo tuntu ko ari 5, nibura ndavuga muri nka 5 twishi, ariko ngenda bavuze mu nka 5. Bavuga mu nka 5 nta kibazo. Abo bantu bariho mu myaka 60,000, bari 60,000. Yego. Bariho mu buzima bwari ubwo guhiga no gusoma imbuto. Ariko bigeze nko mu myaka 15 bishize, bagize isi yabashyize ahandi hantu. Ibashyira ahantu ho kuvuga ngo ariko buriya twicaye hamwe, nk'imbuto twajyaga kwigwa turi gushakisha zituruhije tukazihinga hano hafi. Izi nyamaswa twigaga turi guhinga dutoranya inyamaswa twakundaga guhiga tukazorora, tukaba hamwe, byadutwara iki? Gusa aribo babitekereje, ari isi yabibatekerereje, icyo cyo wenda nta wanakimenya. Ariko gusa nko mu myaka 15,000 ishize, icyo kintu cyabayeho. Baragenda bava mu guhiga kwigwa birukanka amashyamba, batura hamwe. Gusa ikizwi ko abahanga bavuga ko ari muri burasirazuba bwo hagati niho babashije gutura. Baraza bubaka nk'ikintu cyitwa insisiro. Yego. Arizo mu wenda buzajya zihinduka imijyi, umuntu yakwita imijyi, zihinduka insisiro. Barorora, barahinga ibihingwa byatangiye guhinga bya mbere, nubwo atari cyo gihingwa cyaba inzu bwa mbere wenda sinamenya, ariko ibihingwa cyitwa ingano mu bihingwa byatangiriye bwa mbere batangira guhinga cyane muri ubwo burasirazuba bwo hagati. Batangira ubwo bahinga, bagira insisiro, isi birabahindukanye, bava mu mashyamba bakora muri iyo si yo gutura insisiro,
isi ibagejeje mu kindi cyiciro, batangira kubaho bitandukanye nuko bari mu mashyamba, basigaye baba mu mazu, basigaye biyegereza ayo matungo cyangwa se izo nyamaswa bakazororaho kujya kuzihiga. Noneho habahikibiseho ikindi cyiciro cya gatatu kihinduka. Nanone icyo cyiciro hahinduka isi yongeye babirindukana mu kindi gihe cy'abantu bita abagereki, abaroma, abaperesi. Bavumbukana ibintu, harimo ibyo kubara, harimo ibyo kwandika, harimo iby'ubumenyi bw'inyenyeri n'ikirere. Abo bantu nibo babyadukanye ibyo bintu mvuze, byo kubara, kwandika, kubara, ubumenyi bw'ikirere n'inyenyeri. Abantu bitwa abagereki n'abaroma n'abaperesi. Abaperesi nibo ari abantu bita abanyayirani. Yego. Buriya nabira abantu bumva muri Bibiliya bavuga ngo abantu ngo hari abanyabwenge ngo baje kuramya ngo umwami Yesu. Bari abanyabwenge baje kuramya umwami Yesu n'abanyayirani. Buriya n'abanyayirani n'abanyayirani nibo bitwa abanyabwenge baje kuramya umwami Yesu. Ariko tekereza abo banyayirani batari bazi iby'umwami Yesu, bakaza kumenya bakurikije iby'ubumenyi bw'inyenyeri, bakambuka hagati y'Irani na Isiraheli. Ni hanini cyane, biba bisaba kugira muri izo za Iraq, za Jordania, ukambuka za Palestina, ubu ngubu ni za Isiraheli. Biza ariko bagenze ingendo ndende, baragenda bajya aho hantu bajya kurabya iby'uwo mwami. Babasanga batabizi, barababwira ati ntabwo ibyo bintu tubizi by'umwami, ntabwo tubizi. Baragenda bo bajya aho yavukiye, baramuramya, bamutura amakoro n'ibiki byose. Ariko nuvuga ngo bari bageze mu yindi mpinduka yo kuba barize ibintu by'ubumenyi bw'inyenyeri, kuko n'inyenyeri niyo yabayoboye. N'icyo gihe Bibiliya itubwira ko inyenyeri niyo yabayoboye. Ubwo nuvuga ngo bo bari bageze mu mpinduka zo kugira ubwenge. Noneho bavuye muri etape yo guhinga gusa no korora, noneho bagera mu yindi etape yo kumenya ibintu byo gusoma, kwandika, kubara, ubumenyi bw'isi, ubumenyi bw'inyenyeri. Barabimenye. Iyo si nayo ni ukuvuga ngo bagera mu mpinduka, kwiyubura cyangwa se mu mpinduka byo kwiyubura, bagera mu kindi cyiciro. Uko bageze mu cyiciro cya gatatu, noneho birongera biva muri iyo mpinduka, urumva, birazamuka bigera mu mpinduramatwara. Ejo bundi mu gihe cy'impinduramatwara, ubwo hagati aho ngaho y'icyo gihe cyo kubara no kwandika n'ibiki byose, harimo ibindi bintu byinshi cyane tutakwiga tuvuga. Ariko byarazamutse, ndavuga impinduramatwara zagiye zikomera cyane. Haboneka indi mpinduramatwara y'inganda ejo mu gihumbi magana, hagana mu 1700, ejo bundi hagana mu 1700, impinduramatwara y'inganda. Iyo mpinduramatwara y'inganda nabo bantu barabikaze cyane. Abagore icyo gihe habayemo gukanguka kw'abagore. Abagore barakanguka, bakora imirimo abantu batari bazi, baratanga ati abagore n'abashizi b'isoni, ni inshege, ni ibiki n'ibiki. Bagiye gukora mu nganda, bakora imirimo abagabo batari basanzwe bakora. Urumva ko kantu k'impinduka y'isi katangiye gutera abantu, isi yikaraze, ikukaraga ikabakira ahandi hantu. Abatazi ubu isi iri kwikaraga n'impinduramatwara z'isi aho gushyira abantu, bo basigara, kuko hari abantu isi igenda bagasigara hamwe, isi ikagenda ikabata. Abataye rero iyo babonye abandi bageze mu yindi si, bababona ukundi kuntu, batangira kubyita inzaduka, bakababona ukundi kuntu. N'aba bandi bageze mu yindi si bagasigara bareba abandi ati bari abantu ni abantu batekereza nk'abantu, bari mu biki, ko batareba imbere, bari mu biki. Abantu mu bujiji babamo. Yego. Ubujiji bungana kuri ni ubujiji bungana iki? Si bwo baratekereza ubundi, ubuzi abantu baza aho tugeze, nabo bakareba abantu ariko bari abantu bundi ni inzaduka, bari abantu bamwe nabo kwa shitani, abantu n'abakozi b'abadayimoni, bakavuga byinshi. Kuko abo bantu ntabwo bahuje isi, umwe ari ku gihande umwe yasigaye muri ya generasiyo, undi yageze mu yindi generasiyo, kandi izo generasiyo ntaho zihuje, baratandukana. Rero niyo mpamvu ubwo mu ihinduramatwara y'inganda, umugore icyo gihe ni ejo bundi cyane nko mu Rwanda aho n'iby'umugore kuvuga no gukora ni ejo bundi. Noneho mu 1700 muri icyo gihe hari mu burengerazuba bw'isi, nabo bari bakimeze nk'abantu bagihumirije. Urumva, ubwo ihinduramatwara y'inganda ryabayeho, abagore batangiye gukora mu nganda, bakora imirimo abagabo bagombaga gukora. Abandi batamenya iyo si yahindutse, hati ishyano ryawe muze mureba abagore
ibyinshi biravugwa abagore bashize isoni bisinze ibintu barimo isi bayitobye bataye umutwe birakomeza urumva iyo mpinduramatwara ivuyeho haje ikintu noneho ubwo hagati aho hagiye muvamo utundi tuntu ntakwirwa mvuga hagati habaye icyo bita indi mpinduramatwara yitwa ICT ikoranabuhanga naryo rero hadukira isi ikoranabuhanga ibiteyemo abantu nabo none kuri cya kibazo tugeze kuri ya nsanganyamatsiko ari ukumbaza isi nanone irongera irasakuza iki noneho byose biba aba bavuye mu yihe si aba bantu ko twe mu isi buriya mu gitabo cyitwa umugenzi mu gitabo abasomye igitabo cyitwa umugenzi volume ya mbere mukristo ageze mu gihugu mu isoko muramumara ngo yasanzemo abantu ngo niba aributse mw'abantu yari kumwe na mwizerwa ngira niba ntibeshye noneho ngo abandi muri iryo soko ngo babonye ngo isoko ngo rirahungabana ngo rikora umuvurungano ngo aba bantu bavuye he ngo batavuga ururimi nk'urwacu batambaye nkatwe batafite imico nk'iyacu abantu ni abahe yego none n'abamukristo nabo namwizerwa babarebye nabo birabacanga ariko se aba bantu bo basa gutya bavuga gutya bafite imico aba bantu bite byabo ni abahehe ni bande ni bantu isoko ngo riravurungana bisaba ko mwikristo yahahuriye n'ibibazo bikomeye cyane abasoma umugenzi bazabisoma mwizerwa yaranahaguye baranamwisha ibyo icyo gitabo cy'umugenzi wenda kibivuga mu buryo bw'amarenga ariko ndashaka kwerekeza muri iyo si no muri isi yacu iyo generasiyo ishize ab'isi itayi iyo generasiyo itayi basiga batavuga rumwe n'abimutse mu yindi generasiyo n'abageze muri generasiyo cyangwa bavukiye muri generasiyo basigara bareba ukundi babandi bayisigayemo babandi basigaye inyuma batakaye ubwo rero nuko bandi batugeze none mvuga ngo twavuriye muri yasi ya kera yo mu myaka 60 tugera mu hinduramatwara yo mu myaka 15 bishize bari kubaka iyo midugudu no korora n'ibiki tugeze muri generasiyo yo kubiga kubara kwandika ubumenyi bw'ikirere bw'inyenyeri muri iyo mpinduramatwara y'inganda tugeze muri ICT tuba twikubisemo sasa muri ICT tuba turahageze tugeze muri ICT muri ibyo bintu byose ibyo bintu bitanu mvuze muri iyo mpinduramatwara y'ibintu bitanu byabayeho buriya no mu by'Imana ibyo bintu byabayeho yego buriya abantu bize iby'Imana nk'abantu bize isomo rya Bibiliya ntabwo nize cyane Bibiliya ariko isomo rya ishuri rya Bibiliya naryizeho warikandagiyemo bivuze ngo hari amakuru rifiteho nifite amakuru cyane kuko nararyize biraza kutworohera kuko mu ishuri rya IVBI urumva niba muri IVBI ishuri rya IVBI naryize narishoje mfite n'impamyabumenyi yaryo ariko mu by'ukuri no mu Bibiliya buri isi maze kunyura bo bemeza ko isi maze kunyura mu bihe birindwi muri kubiza Bibiliya hari igihe cyabayeho cyitwa ubutungane aricyo cyiswe cya Adamu na Adamu yabaga mu gihe cy'isi yitwaga ubutungane ari nacyo gihe twavuga ko muri Bibiliya kibanziriza ibindi none icyo gihe cy'ubutungane cya Adamu rero kibayeho iyo si ubwo yari kwikaraga nakwiye kwisa n'umuntu wikaraga ubwo yari ikaraze igihe cya Adamu na Eva kivuyeho cy'ubutungane kivuyeho haza isi yitwa isi y'umutimanama yabayeho mu gihe cya Nowa Nowa nta bitabo yasomaga ahubwo yayobogaga n'umutimanama we icyo cyari igihe cya Nowa baza kurimburwa n'umwuzure haza icyo gihe cya Nowa isi irikaraga haza igihe cyitwa ubutegetsi bw'isi icyo gihe cy'ubutegetsi bw'isi hari harimo indimi n'amafaranga niho byatangiye kuboneka hariho bubatse umunara w'Ibabeli mu gihe cya Nimurodi aho niho indimi n'amafaranga niho byatangiye kuboneka hakurikiraho igihe cya kane cyitwa icy'umuhamagaro aricyo gihe cya Aburahamu buriya yari mu gihe cy'umuhamagaro hakurikiraho igihe cya gatanu cyitwaga igihe cy'amategeko igihe cy'amategeko ni igihe cya Mose yabaye muri icyo gihe Mose umwe wahawe amategeko uriya watawe ku gataro akiri umwana ubwo we yabaye mu gihe cy'amategeko na niwe wazanye amategeko Mose ubwo sisi ya gatanu ubwo igihe cya gatandatu
ni igihe cy'ubuntu, aricyo gihe turimo cyatangiriye kuva Yesu avuze ijambo ngo birarangiye, arivugira ku musaraba. Igihe ihera umutima wari umaze guca avuze ngo birarangiye, byose birarangiye. igihe cyitwa ingoma y'ubuntu yari itangiye, n'ubu niyo turimo. Hazaza dutegereje indi ngoma yitwa ingoma yo kwimana n'Imana. Kwimana n'Imana ariho igihe iyi si, ariho Pawulo yavuze ngo ibiyenga bizamarwaho, ariko byose ubona byose birebeshwa amaso kugeza ubu ngubu. Ubwo icyo gihe iyo ngoma itegerejwe, wowe urayishushanya ukayibona mu maso ukavuga uti wenda bizaba bimeze gutya. Iyo ngoma ndayemera kwimana na Kristo, ndayemera cyane, kuko nibi tubona ubu ngubu, wafata iyi ICT iki gihe turimo, dusubira muri cya gihe cy'abantu b'abanyabwenge bya bihe bagiye bavuga. Duteye muri cya gihe cy'ibihumbi 30, wafata wa muntu wo mu myaka 30 ishize akamutereka wari utuze guhiga, akirira inyamaswa mbisi n'amatunda mabisi, akamugeza ubu ngubu. Yavuga ko ageze, ntiba yavuga ngo nigeze mu isi y'abadayimoni, yavuga ngo ageze mu ijuru. Ntabwo byakunda kubyakira, ntabwo yabyakira, kuko niba yandika mu ijuru, niba ari ikuzimu, ntabwo nzi ukuntu yabyita, gusa icyo nzi cyo ntabwo yabyakira. Nose yajya kubona akabona umuntu ari guhamagara, ari kuvugana n'undi atareba, akamwohereza amafaranga atazi, umuntu atareba ari na kure cyane, akamwohereza message ari kure. Oya, n'amafaranga yakwibaza icyo ari cyo, nkagira ikibazo ntazi, nkakibaza AI ikakimbwira. Yavuga ngo kwimura kurara n'amagini, imyuka imuyobora, hari imyuka iyobora ibi bintu. Nako kantu rero kagenda kabindwa gutyo. Ari Imana rero nabo b'Imana, ako kantu buri ibintu isi, hari ukuntu buriya abahanga b'isi n'abi by'Imana bagenda ukuntu umwe ari impande y'undi, impande bakagira yego gato batandukaniraho, ariko iyo urebye ibyo bahanga b'isi n'abateoloji, hari bimwe bajya bahuzaho. Ubwo ni ukubera iki? Ariko kubera ko nubwo wenda baba batari bahuzaho ko ari isi ubwayo ibereka icyo gihe, ariko ngewe mpamya ko isi ubwayo niba tegeka uko bagomba kubaho. Isi niba tegeka uko bagomba kubaho, niba isi yarabategetse kuva abo b'imyaka 30 ikabazamura ikabageza muri hano muri ICT, n'abandi ikabategeka mu gihe cy'ubutungane kuva kwa Adamu ikabageza hano mu gihe cy'ubuntu. Ubwo isi ifite ukuntu yagendaga itegeka abo b'Imana bemeranya ukuntu Yesu yagiye ihinduka. Kuko n'uyu muntu nk'ubu wenda ngewe ndi mu gihe cy'ubuntu, umfashe ukanjyana mu gihe cy'amategeko, ndibaza Mose, mu gihe cya Mose ngo baravuga ngo uzagukura iryinyo, nawe uzamukura irindi, uzagukubita mu musaya, uzahindura n'uwa kabiri. Iyo muri ingoma y'amategeko ni y'amategeko. Nguzi ikindi ngo buriya mu ngoma y'amategeko ngo ni ukoze icyaha, ngo nyine usanga umutambyi ngo umushakire intungura n'inuma. Si intungura nk'ubu ngubu wagotuma intungura wayikura, ntayo wabona. Inuma so wazayuka igihe kingana. Ako kantu ndakumva noneho, nagiye kubyumva. Nimba icyo gihe harabonekaga ibyo bitambo, umuntu akaba yagenda akabitamba, bikavugwa yuko akuweho ibyaha, cyangwa se hari ukundi kuntu biciye bugufi, bivuze ngo muri iki gihe ibyo bintu ntibigihari. Byerekana ko n'isi nyine, iyo si yaragiye, yarahindukiye, haza ikindi gice noneho kidafite ibyo bintu. Ari nayo mpamvu abagendera kuri ibi bintu cyangwa se babiyobora, wa mugani wawe hari bashobora kuba nabo bagendera ku buryo isi imeze, uko iri kugenda ihinduka. Twebwe tukabyita ngo abantu bahindaguye ibintu, tukibaza icyo babaye, tukibaza ibyari byo byabaye, ariko bwite wa mugani muri rusange isi bifitemo uruhare. Isi hafi nka 70% isi ibifitemo uruhare, kubera ko buriya hari abantu y'isi yimutse, hari abita, hari n'abayirokoka. Urumva haba muri abangaba, muri iki cyiciro cyavuze cy'abanyatoloji, muri cyo kuva ku bwa Adamu, mu butungane, umutima na mu butegetsi bw'isi, umuhamagara, amategeko, ubuntu, kwimana n'Imana. Haba abo ngabo, haba n'abana nakubwiye bira byiciro 5, hari abisi yagiye ita bagatakara, hari n'abandi bimukaga. Urumva
abo rero yajugunyaga buriya ndagwa nk'urugero rufatika hari abantu bizirika kuri gakondo kandi kwizirika kuri gakondo ni ibyo gakondo buriya icyo bita umuco ni ukugira uwo ugomba kubura ni wo kugira uwo uriwe niba ngo urinde buri umuco ni ukuranga umuco urakureba umuco wawe buriya ni ukuranga uwo uriwe buriya udafite umuco buriya navuga ko nta n'isura uba ufite nta sura uba ufite kuko isura yawe ni umuco wawe ni ukuranga ushobora kuva hano ukagera mu bindi bihugu uri umunyarwanda wa nyawe umunyarwanda wa nyawe mvuze urumva ni wawe ufite indangagaciro z'ubunyarwanda uwo muntu ufite indangagaciro z'ubunyarwanda kuko hari n'abazitaye akagenda akaba ari hagati mu mujyi ukabona ese uyu ni umuzungu imico si umuzungu urumva si umunyarwanda si umwirabura ugashaka si uyu muntu uretse urabona umuntu aragenda ngo yabonye ngo abantu ngo bari ku ma YouTube ngo bambaye ubusa ngo bari gukora imibonano mpuzabitsina ngo reka nze ngo nanjye ngo mbikore kuko nabonye wenda ngo abanyabura bari kubikora uriya muntu yakoze ikosa rikomeye uzi ikosa rikomeye ntagiye kuba uwo umuzungu ntazamwemera yego ntagiye no kuba umunyafurika nta munyafurika ukora ayo mabi yego n'umunyarwanda wa yawe w'umunyarwanda wawe ufite umuco indangagaciro z'ubunyarwanda